Nyaramutse mureke tubanze dusenge. Mana yacu, muri iki gitondo turagushimye Nyagasani, tugushimiye ko waduhaye aya mahirwe yo gushyika hano kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Hari n'abandi bari mu nzira, abandi bari mu rugo bakurikiye ku ikoranabuhanga, nabo turabasabiye kugira ngo utange ikirere cyiza, bityo buri wese abashe gukurikira ijambo ryawe kandi aryakire nk'uko wari duteguriye. Bana natwe rero kuba dutangiye kugeza dusoje, ntaba ari twe ahubwo ibikorwa byose bikorwe mu izina ryawe kandi bibe byo kuguhesha icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu byose tubisabye, amen. Muri iki gitondo reka turambure Bibiliya zacu mu gitabo cya Esiteri ibice 4, turi busome duhereye ku murongo w'10. Esiteri ibice 4 umurongo w'10, turasoreza kwa 17. Nimba muhari turasoma Esiteri ibice 4 umurongo wa 10. Nize kureba kuri paje 475, bafite Bibiliya nk'izanjye, biri butume muhabona vuba. Esiteri ibice 4 umurongo w'10 haranditse ngo, maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo, aricwa, keretse umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma, asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ng'umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutya. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi aherako aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Amen. Dusomye gushyika ku murongo wa 17. Ikirere ntabwo kimeze neza, harimo urusaku rw'imvura, ariko muragerageza gukurikira. Muri iki gitondo igihe tuganira kuri aya magambo, umutwe uvuga ngo niho hari ubuzima, niho hari ubuzima. Haba harimo amagambo 2 y'ingenzi, rimwe ni ahantu, ikindi ni ubuzima. Ni kwibaza ngo aho hantu hari ubuzima ni hehe? Iyo tuvuze ubuzima mu buryo busanzwe, n'ubundi ubuzima bufite igisobanuro. Iyo ikintu cyose gifite ubushobozi bwo gukura, bwo gukora imirimo itandukanye, ariko kibasha no kuva mu bwana kigasaza kigapfa, tuvuga ko bwari ubuzima. Ubwo buzima rero, ibintu byose bifite ubushobozi
bwo kugira ibyo bintu tuvuga ko bifite ubuzima. Ariko kandi iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro birivuga ko umuntu yahindutse ubugingo buzima ari uko yakiriye umwuka w'Imana. Bivuze ko no mu buzima bw'umwuka harimo ubuzima, ari nabwo bw'ingenzi dukeneye gusobanukirwa. Muri Yohana ibice 6:66, mbabarire ni 63, haranditse ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri wo nta n'icyo umaze. Nubwo uyu mubiri nawe ugira ubuzima, ukagira ubuzima, umuntu agihumeka, ariko mu by'ukuri Bibiliya ivuga ko ntacyo umaze, kuko ushira mu kanya gatoya nk'ako guhumbya. Ni itaka murinde, ni umukungugu, ariko ubuzima Imana iha agaciro ni ubwo itanga, ni ubuzima budashira. Rero ibinyabuzima nabyo bigira ibyiciro bibiri by'ubuzima. Hari ibiba mu ngo, hari n'ibiba mu gasozi, yaba abantu, yaba ibimera, yaba inyamaswa. Hari izo muzasanga zifite abazitaho ziba mu rugo, izindi ari iz'agasozi. Usanga rero ubwo buzima nabwo butandukanye. Iyo usomye Bibiliya rero mu gitabo cy'Abaroma, hari ikintu Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya mbere. Abaroma mu gice cya mbere, umurongo wa 20, haravuga ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo batagira icyo kwireguza. Mu by'Imana yaremye tubonesha amaso, ibyo tubona, ibibaho, dushobora kwigiramo ubumana bw'Imana n'ubushobozi bwayo. Rero icyo Imana itubwira ni uko yaba ibyo tubonesha amaso, ibyo tuzi bigaragara, ibyo byose bigaragaza ububasha bw'Imana n'ubumana bwayo. Niyo mpamvu uko tubaho ubuzima mu isi bishobora kudushushanyiriza n'ubuzima Imana ishaka ko tubaho, cyangwa se bikatwereka icyo dukeneye guha agaciro mu buzima bwacu, ko ari ubuzima budashira. Iki gice umurongo wa 18 haravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Pawulo yandika aya magambo yaramaze kubwiriza ubutumwa bwiza. Aravuga ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana, nibwo buhishura gukiranuka kw'Imana. Ariko asoza avuga aya magambo akomeye, avuga ati hari abantu bashikamiza gukiranirwa bakagushikamiza ukuri, bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Bene aba biravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubwo bugome no gukiranirwa. Kubera iki? Nk'uko twabibonye, Imana yagiye iduhishurira ikintu dukwiriye kwitaho. Imana yagiye iduhishurira icyo ubuzima ari cyo mu maso yayo. Ariko kuva icyaha cyagera mu isi, birivuga ko gukiranirwa kose ari icyaha. Ariko hariho ibyaha by'uburyo bubiri. Mu rwa mbere rwa Yohana ibice 5 avuga icyaha cyicisha
n'icyaha kiticisha. Icyaha cyicisha biri gisobanura mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10. Iyo uhereye ku murongo wawo w'10 uvuga ngo kuko abezwa batunganisha igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Uwo ni uwa 14. Ariko 10 aravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe no ku mubiri wa Yesu watamwe inshuro imwe ngo bibahagije iteka. 15 ivuga ko n'Umwuka Wera ibyo ari byo uduhamiriza. Ariko iyo ikomeje gato ukagera kuri 26 aravuga ngo avuga iki? Reka tuhasome. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 26 aranditse ngo niba dukora ibyaha tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu, timugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Uyu muntu yakoze icyaha cyicisha. Kubera ko icyaha cyicisha ntabwo kigira impongano, ntabwo kibabarirwa. Ubusanzwe Imana ntibabarira icyaha, ariko icyitwaga cyiza cyangwa se imbabazi z'ibyaha zabonetse gusa ku kiguzi cyangwa ku bwishyu. Nibyo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana niwo wayiteye kohereza Yesu Kristo. Biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Impamvu nuko nta yindi nzira yashobokaga, nta nzira yo kubabarira ibyaha yashobokaga ngo Imana ivuge ngo ndababarira. Ntabwo Imana ibabarira ibyaha. Buri gihe ibyaha birahanirwa. Rero ibihembo by'icyaha ni urupfu. Ikindi bivuga ko amaraso iyo atamenetse kubabarirwa bidashoboka. Mu yandi magambo, ibyaha bitamaze kwishyurirwa n'imbabazi zabyo ntizishoboka. Niyo mpamvu Imana yashyizeho uburyo bwo kubabarira ibyaha, ariko mu by'ukuri atari ukubibabarira kundi, ahubwo ari ukubyishyurira. Kuko yishobora byose ntiyashobora kwivuguruza ngo ibabarire abantu ibyaha kandi ari abanyabyaha, ariko yahisemo kugira gute? Kwishyurira ibyaha byabo. Niyo mpamvu umuririmbyi w'indirimbo ya 48 avuga ngo nyumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamubura, ariko agakomeza avuga ngo yanyishyuriye imyenda yose ambabarira ibyaha atuma nera de. Haleluya. Rero abantu bazi ko Imana ibabarira ibyaha ariko ubundi ntabwo ibabarira. Uburyo bwo kubabarira ibyaha Imana yakoresheje ni ukubyishyurira gusa. Niyo mpamvu rimwe na rimwe imvugo za Bibiliya zicanganyikisha abantu, cyangwa se abantu bakabyumva nabi. Ariko ku bwa kavukire twese turaba kugirirwa umujinya, niko Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abefeso. Avuga ko ku bwa kavukire twese turi babi. Nawe ubwahamya avuga ngo muri nge nta cyiza kimbamo. Baranifuza gukora ibyiza ariko kubikora ntako. None umuntu umeze gutya ni gute yaba uwera? Cyangwa ni gute yabaho ubuzima nyabwo? Ahantu hari ubuzima nyabwo ni hamwe gusa. Uyu munsi twasomye mu gitabo cya Esiteri
hagaragaza ubuzima Esiteri yabagaho abana n'uwitwa Morodekayi. Bibiliya igice kimwe gisa n'amateka, ariko biriya ntiyigisha amateka gusa. nk'uko twabibonye, ibitaboneka by'Imana cyangwa se ibiboneka ni nabwo ububasha bwayo, kandi bushobora guhishura n'ubumana bwayo, kuko yavuze ngo ibitaboneka byayo nibyo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo. uyu munsi uri kumva ntibikiri mu hano n'intambara ziriho hafi ahantu hose, ariko ihangayikishije isi ubu ngubu ni iya Isiraheli. sinzi niba muzi impamvu, ariko kuva kera abantu bagiye bafata ibintu by'Imana nk'inkuru gusa cyangwa se amateka, ariko hari iby'Imana ibishaka kutwigisha kugira ngo tumenye ubuzima nyabwo, kugira ngo dusobanukirwe yuko Imana itandukanye n'abantu. Biravuga ngo umwuka niwo utanga ubugingo. uyu munsi ikintu abantu bakeneye kurwana nacyo ni ukureba nimba bafite umwuka w'Imana. ntabwo ikidushishikaje ari intambara ziriho, kubera ko umwuka niwo utanga ubugingo. ese ufite umwuka w'Imana? kubera ko niwo wonyine waguha ubugingo. Imana yamaraga guhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu, biravuga ngo yahindutse ubugingo buzima. rero twavuga ko intambara ziriho ari ubuhanuzi bwahanuwe buri gusohora tutabivuga, ibyo si cyo cy'ingenzi. ikintu cy'ingenzi, ese abantu bafite umwuka w'Imana? ko uyu mubiri wo wapfa uyu munsi, wapfa ejo, n'ubundi uzapfa, uzasubira mu itaka. wakwicwa n'intambara, wakwicwa n'indwara, wasaza ukavaho, n'ubundi gupfa ni kimwe mu bigize ubuzima. na nyuma y'urupfu buriya ubuzima burakomeza. hari udusimba tuba dukeneye imibiri yanyu ngo natwe tubeho. rero icyo Imana itwereka ni iki? ni uko umwuka ariwo utanga ubugingo. ariko biravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome. kubera ko abantu gukiranirwa kwabo niko bashikamiza ukuri. nubwo bumva ukuri, nubwo bashobora no kubibona nabo ubwabo ko ibyo babamo ari ikinyoma, ariko ntabwo bishingikiriza ku kuri. ntabwo bumva ko umwuka ari wo wabahesha ubugingo, ari wo wabahesha ubuzima. ntabwo bumva ko gukiranuka kw'Imana guhishe mu kuba Yesu Kristo yarapfuye akishyurira ibyaha byacu. turi babi. ejo bundi nari numva umuntu avuga ngo Yerusalemu ni umurwa w'amahoro, ngo kandi ni umurwa w'ikibi. nagiye numva abantu benshi n'ubundi bayiririmba ngo ni umurwa w'amahoro, ariko ni nayo wa mugani ibamo ibibi byinshi. ariko kuki ibi byose bibaho? kuki ibi byose tubisoma? ese ni iki bikwiriye gusiga mu buzima bwacu? umwuka niwo utanga ubugingo. ntabwo izi nyuguti dusoma, ntabwo amateka twumva ariyo azaduhesha ubugingo. ubugingo buri ahantu hamwe gusa. rero twasomye mu gitabo cya Esiteri igice cya 4. ni inkuru n'ubundi z'intambara. muri iki gihe hari umugabo witwaga Hamani wifuzaga kurimbura Abisirayeli bose, aho bari baratataniye mu mahanga.
bamwe babaga abenshi babaga hitwa Ishani nimba nibuka neza. Mu mateka ya Isirayeli sinzi impamvu nimushaka wenda muzakomeza musome Bibiliya, ariko n'ubundi hagezwe n'intambara gusa. Byibuza igihe cy'imyaka 40 bashobora kuba bafite igihugu, ariko hagaca indi myaka myinshi cyane ntacyo bafite. Inshuro nyinshi Bibiliya ivuga impamvu, impamvu zimwe na zimwe n'ubundi zisa n'ibyo tubamo natwe twese, kubera ko hari uburyo Imana iyobora ubuzima bwacu kugira ngo dusobanukirwe ubuzima icyo ari cyo n'ubuzima nyabwo ubwo ari bwo. Nubwo turwana n'iyi mibiri tukabana nayo, ariko dukeneye gusobanukirwa ko ububi bwacu nta kintu cyabukuraho, nta n'ikindi cyaburangiza. Reka dusome mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2:18 murongo duhere kwa 2. Haranditse ngo, kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Amen. Ngira ngo ibi birasobanutse. Imana ntabwo ari umuntu, ntabwo abaho mu marangamutima nk'abantu, ahubwo icyo ibishaka kudushyitsaho ni ukuri. Ukuri ni iki? Ni Yesu. Uyu munsi abantu bishingikiza ku madini, bamwe ngo ni abakristo, ni abayahudi, abandi ni abayisilamu, abandi ni iki, ariko nta kindi kintu kizaduhuza n'ukuri, nta kindi kintu kizaduhuza n'ubuzima nyabwo keretse Yesu. Muri Yohana 17 umurongo wa 17 Yesu yarasenze aravuga ngo ubereshe ukuri, aravuga ngo ijambo ryawe niko kuri. Mu gice cya 15 umurongo wa 3 abwira abigishwa be ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Iri jambo ry'Imana ntabwo ari amateka tuba dusoma, ahubwo rifite umutima Imana yashatse kudushyikiriza. Nubwo Imana yatoranyije ubwoko bw'Abisirayeli ikabwereka inzira bigomba gucamo ngo abantu bahuzwe n'Imana, ariko ntabwo na n'uyu munsi bigeze bamenya ukuri. Ntabwo bazi ko ukuri ari uko Imana yashakaga ko duhuzwa nayo mu mbabazi z'ibyaha arizo zabonetse ubwo Yesu Kristo yemeraga kubyishyurira. Ahubwo usanga abantu bishingikiriza kuvuga ngo dufite amasezerano y'Imana.
ngo dusenga Imana ivuga. Abajya bambwira ngo basenga Imana ivuga. Umuntu akaba ari umunyabyaha ariko ngo asenga Imana ivuga. Ikintu cy'ingenzi ni uko dusobanukirwa ukuri, tukamenya umutima w'Imana. Icyo Imana ishaka ni uko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Muri Yohana ibice 6:40 aho ngo icyo Data ashaka ni iki, ni ukugira ngo umuntu wese yitegereze umwana amwizere, nawe ahabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo Imana izamuzure ku munsi w'imperuka. Byanze bikunze ubu buzima turimo ni ubw'igihe gitoya. Inzira byacamo byose buzarangira, ariko ubuzima nyabwo buri ahantu hamwe gusa. Reka mu gusoza, mbere yuko tugaruka mu nkuru za Esiteri dusoza, dusome mu Befeso y'ibice 3. Abefeso ibice 3 umurongo w'10. Haranditse ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Muri we nimuduherwe ubushizi bw'amanga, ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubeshejwe nuko tumwizeye. Haleluya. Mu nkuru twasomye, Esiteri amaze kuba umwamikazi, ikibazo cyaravutse. Habaho uhiga ubwoko bwabo bw'Abayuda, kandi yifuzaga kumumarira ku icumu. Muri icyo gihe nibwo se wabo Morodekayi wari waramureze n'ubundi mutoza kumenya Imana n'ubushake bw'Imana mu buzima bwe, nibwo yamwegerera aramuganiriza, aramubwira ati ni wowe uri mu mwanya noneho wo guhakirwa ubwoko bw'Imana. Ariko murabizi ububi bw'umuntu ntabwo bushira. Ako kanya Esiteri yatangiye kubitekerezaho mu buryo bwa kimuntu. Icyaje mu mutwe we ni uko hashize ukwezi umwami atamuhamagara. Ikindi, hariho itegeko ry'uko usanze umwami wese yicwa. Yatangiye kwisanisha n'ibintu byose bisanzwe. Nigeze yibuka ko mu bantu bose atarimo, kuko yari umwamikazi. Icya kabiri, nigeze atekereza ko kuba hashize ukwezi ahubwo byakabaye impamvu yo guhura n'umwami, ahubwo yumvaga nabyo ari ikibazo. Rero igishimishije ni uko yasobanuye umutima we w'ukuri, awubwira Morodekayi, bituma Morodekayi amuyobora. Birumvikana uko yamuyoboye yaramucyashye cyane. Aramubwira ati ibyo bintu wibwira ni bibi cyane, we kwibwira ko kuko uri umwamikazi ushobora kurokoka wenyine, kuko ahubwo Imana ishobora gukiza abandi bose ikoresheje indi nzira, ariko we nabi inzu ya so mukarimbuka. Kuko Imana ni Imana ishobora byose, kandi ishobora kunanirwa kurinda isezerano ryayo.
kuba yarakwimitse ni ubuntu gusa yakugiriye, si ukuri igitangaza. Yakwimika none. Yesu yabwiye abantu avuga ati nubwo mutavuga, Imana ishobora gukoresha amabuye akavuga, kandi yabishobora. Icyo gihe rero muri ibyo biganiro Esiteri yakiriye umutima mushya. Nibwo yabwiye Moridekayi aramubwira ati noneho ndabonye ko ari intege nke mfite z'umutima, reka mfate igihe cyo gusenga n'abaja banjye, ariko namwe mureke tujyanemo, mufate umwanya dusenge munsabe. Nzagenda nirengagije iryo tegeko, nimba ari no kurimbuka nzarimbuka. Ariko ntabwo Esiteri yigeze arimbuka, ahubwo koko nk'uko yayobowe, Imana yakijije abayuda bose binyuze muri we. Rero Bibiliya iravuga ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka nta kindi cyabamenyesha ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi keretse itorero, keretse twebwe abamenye ukuri. Mu itorero niho honyine hari ubuzima nyabwo, kubera ko ibitekerezo byacu iteka biba bituyobye, biba bitujyana mu bintu bisanzwe, mu bintu bigezweho bidafite cumi na kabiri. Ariko umukristo w'ukuri aguma ku kuri. Ukuri ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Rero biravuga ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Ubwo Moridekayi yahishuriraga Esiteri ubwenge bw'Imana, Esiteri yarabwakiriye, kandi ubwo bwenge bwatumye arokora abayuda bose. N'uyu munsi niko bimeze. Icya mbere, Imana iduha ubushizi bw'ubwoba. Umurongo wa 12 uravuga ngo muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga, ngo twegere Imana dushize ubwoba. Nta kindi kibiduhesha, bivuga ngo tubiheshejwe nuko tumwizeye. Igihe tumaze kwizera Imana, igihe twizeye Yesu, nta kabuza dushira ubwoba, tugashira amanga, kandi tukamenyesha abantu ubwenge bw'Imana. Aho rero niho honyine tubonera ubuzima. Ibindi byose nta buzima burimo. Rero umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri wo nta kintu umaze. Ibyo twakora byose, ibyo twabamo byose, tujye twibuka ko nta kindi gitanga ubugingo ni umwuka. Uyu mubiri we ntacyo umaze. Igihe icyo ari cyo cyose wagenda, inzira byacamo byose iyo si ingenzi. Rero mwe kwirirwa mushyuha umutwe ngo hariho intambara, hariho iki. Intambara zahozeho, zizanahoraho, nubwo zitabaho abantu imibiri yabo izatwarwa n'ibindi, ariko ntizatura nk'umusozi. Ariko icy'ingenzi ni ukumenya ngo ese abantu bafite umwuka w'Imana, ko umwuka ari wo utanga ubugingo. Ako rero ni akazi k'itorero, akazi kacu abafite ukuri, abamenye ukuri, kugira ngo tumenyeshe abantu ubwenge bw'Imana, be kubaho mu bintu by'amateka gusa, kugeza n'aho na Bibiliya bayifata nk'amateka. Ntabwo Bibiliya ari amateka, Bibiliya iri mu buzima. Reka dufate umunota umwe dusengere mu mitima yacu, ndababwira igikurikira.